Kiye kwakira undi munyarwenya ubwo tuve mu kinyarwanda kire mu gifaransa wakire muri français ego ntacyo bibatwaye cyangwa muri kwirukanka nkoresha ikinyarwanda nta kibazo. OK, français aha. Ladies and gentlemen, ubwo mu gifaransa ni mesdames et messieurs. Oui. Mesdames et messieurs, hakurikiraho ni Franco niwe mfite muri kano kanya. Comment aidez-moi icyo gifaransa ntabwo. Oui, mesdames et messieurs, je vous demande la permission. OK, tubisubiremo. Mesdames et messieurs, à haute voix. Ni ukuvuga cyane. Mesdames et messieurs, à haute voix. Ngiye kubasaba la permission, sibyo? Dans votre kwakira umunyarwenya. Tugiye kwakira umunyarwenya ukomeye cyane aturuka mu karere aryo Rutsiro na karere. Ego aturuka mu karere ka Rutsiro ni umunyarwenya w'umuhanga cyane bamwita Eric Wirutsiro. Ladies and gentlemen, give it up for Eric Wirutsiro. Ari kwigendere cyari ari kwigendere. Ntaratangira guperforminga abakozi hano Merisi bose yadushyiragaho igitsure pe, ariko sinzi protocol ikintu yabaye. Mundanira agatebe hano urijimye kanduteye ubwo wagiye ngukeneye ngo turera abantu ari kwigendera. Oya utaragenda uhagaze hano wenda nagaruka kugushyirishamo sibyo. Imbere hicaye minisitiri nge ndiwe gukura muhagaze hejuru. Murakoze. Nitwe Eric Wirutsiro mu rugo ni Nyagatare. Minister nakubeshye birananiye pe. Urabona muhinde yabivuze kare ngo ribu hari ibintu ngo yatangaje nyine n'abantu babitangaje by'ibihuha ngo umuntu wita umuntu boss cyangwa mabuja ngo bigize icyaha. Noneho na Merisi yese agira ubwoba itakaza muhinde muhingwino hano akama kote muri kuyabona gutera. Oya wowe umukire wese uguha akazi siko agukunze nuko ujya arebe ko biramugiraho ingaruka. Ubwo ejo bundi azahostinga kwa kabonye ntago bigize icyaha sibyo. Ariko urabura nge nawe ninde waba boss tuvugishije ukuri turebye. Wenda nimwite ku burebure imisatsi muturebe ninde waba boss. Inde uyu wa hano inde mugendeye ku myaka. Oya mbetse gato inde merci beaucoup. Turi kunganya ariko inde nge minister aranavuze. Urumva turacyahanganye. Ngereka nkwereke sibyo turi abantu b'abagabo buri wese agiye gukora akantu hano umuntu akora ikintu gikomeye niwe uraba ari boss. Muratwemereye umuntu wicaye muri rege ushaka kwicara muri VIP nashaka uko hejuru ngwino sha ba wicaye nakicara ndabizi ba wicaye hicara se wishyuye 5 aho se 20 na 15 abura. Urabona fasha umushinga wa Merisi ntangiye gushinga mu ndi mushinga nawe ugiye kutwemeza hano. Ushaka ko ngukoze isoni nibyo nshaka kugira ngo wereke noneho ko ino show ari yanjye. Muri kano kanya uba mujama bino hano kuri stage. Yego wowe uraza nta kundi ihangana uze genda umuzane
mvuze ngo iki ngwino hano urebe ko leta nyumvira. noneho nanjye kugira ngo mwereke ubushobozi bwanjye izi brag ugiye kuziperforminga yicaye ahangaha. uricara ahangaha ubwo yishyuye VVIP umugejeje kuri stage iyicarire sha. Oya naye kugira se nkwemeze ko ndenze ngereka mbikwemeza sakubwiye ngo wicare none upfukama. Zibaho cyaye gipfukamye nani urabona sibyo, ariko ninde ukoze akantu karenze muri twese? Ninde? Jya kwicara rwabuze gica reyo napfe. Noneho murabona mu Rwanda hari ibintu twishyizemo sibyo, iyo uvuze Nyamata sorry Bugesera wumva amata, cyangwa wavuga Nyagatare twese twumva inka, iyo uvuze Musanze twese twumva ibirayi. Noneho iyo uvuze Rutsiro abantu njya numva ngo Rutsiro ngo dusinze turota tuvuga. Bakajije amarondo ntago zikihari. Urumva no nanjye byambayeho nkajya ndota mvuga kuva mu bwana bwanjye. Nje nari niharengeye nkarota mvugisha n'ukuri. Noneho mu rugo haburaga nk'ikintu, mama akaza ku madirishya yacu nka saa sita z'ijoro dusinziye, ukumva nivuye mu gitondo bugacya nkubitwa. Naje i Kigali ngira ngo birarangiye pe, nkajya nkomeza nkarota mvuga kandi mvugisha ukuri. Ejo bundi nasubiye mu cyaro, mama arambwira ati mwana wanjye wageze ku kigiye wabereye i Kigali. Ati mama ntago nakubeshya, i Kigali ndi kubaka mfite amafaranga, baguye n'agafuka k'umuceri. Mama arishima aravuga ati ariko mfite ahantu ngutegeye nijoro. Mba ngiye kuryama saa saba yageze ku cyumba cyanjye tumva natangiye kurota ngo kano kanya ngeze hano mu cyo ntangiye gukumbura Sodomara. Ntiyabitindaho. Noneho ikintu cyamutangaje, yaje mu gitondo arambwira ati warwanaye ngaho Sodoma nenda bati ni mu gihugu cy'isezerano. Mama yanga kubyita koko nagahaza. Noneho ninjoro ndabati mama ari kunyumviza nanjye reka nze nkwereke. Ninjoro nanga gusinzira. Noneho byageze saa sita mbona bagarutse ku idirishya ryanjye, nanjye ndabati nakaya keza ko kurota. Mbona tanye ndababwa ese iyi etage naguze ya $400,000 nzayimaze iki? $400,000 kuri simukari ntago nabimara. Noneho mera babigize serengo rwana rwarakize. Sanga mu gitondo yapakiye ibikapu ngo mbimuri Kigali muri etage. Ndibaza ndabajyana he? Byararangiye ndongera ndaryama ndavuga ati ko bisa ko ndongera ndote. Ngiye kumva mama aragarutse ndongera ndarota. Ndabase iyi etage ya $400 naguze hakaba harimo umuzimu. Koko nzayivamo gute? Uzi ko mbyuka nkasanga umuzimu wangejeje muri purafo. Noneho mba ndiryamiye mbabwiye mama mu gitondo mama ngo tugende ngo za wa daimoni ngo njyana nawe hehe. Noneho byagezaho aho kurota mvuga ngo nkajya ndota no gukora ibintu. Nkajya ndota nyine ndi nko kugenda kandi nabize umuntu ugenda ariko urota ari kugenda yumukozeho ahitapfa. Simubizi nyine y'umukanza ahitapfa. Noneho nanjye mu rugo nagiye nababangamiye ninjoro nkajya ndota ukabona ndabyutse muri salo ndatembeye. Mera akahita mbyuka kangendo kugira ngo atagira umuntu nkoraho nkapfa. Noneho ndavuga ati ariko nanjye babakina purakera ninjoro. Mba ndabyutse ndongeye ndatembeye muri salo ngo ndikota kandi ndi maso. Mera ngenda unaviye ngo ngo hatagira ikintu kimukoraho. Nakubise vince ebyiri. Agiye kunyica ngo rwugana riri kurota ni mu rwihorere. Rero hano natangije agashinga ko gushima Imana. Ndagira ngo hari umuhungu nizamukiye uririmba, ndagira ngo muzane hano hanageze ni kure azashima Imana hano kuri stage. Ayayaya seka nawe ya kuri make yawe Johnny's Comedy umushinga washinjwe na Mercy ya awukora risereye byo kandi ari burage kuko arabasetsa ni muri buhage enda ngo inogorora imbavu mbere yo kuhagera ndagusaba uryo uhage. Ayayaya rekera aho bakumvisha. Ayayaya kuri make yawe narinzi ko wateye imbere warwana uracyarimba ibyo bintu. Rero aho ugeze ugiye gupfukama usaba Imana imbabazi. Usaba imbabazi cyangwa uyisaba umugihe. Habwa icyubahiro Mana, habwa icyubahiro Mana, habwa icyubahiro Mana iminsi yose. Amen. Yagukoreye iki? Ko mushima no mu kigare burya. Rero uyu ni umuhanzi wanjye nizamuriye kandi ntago twazamuka twenyine.
ndagira ngo ntabwo yavana atabaririmbiye akantu gato sibyo DJ nashyiramo akabiti abakubita aga freestyle siko babyita ahita yivira kuri stage online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop, ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.